tubaye kaze mwe mwakoze subscribe kuri Elcris Entertainment. Nawe ni mutare ko rafata amasegonda 3 yonyene arahagije ukande subscribe ubika no gufungura inzogera kugira ngo tujya twa uploadinga ibiganiro bigiye kugeraho kandi ku gihe. Nagutindira ka twivugire ko muhanzi akaba no producer nyarwanda wamenyekanye ku izina rya Element L. Benshi baza ngo ni muntu ki, ese yakuza akunda iki, ese yarafite inzozi zo kuba producer. Ngo ayikaze none muri kino kiganiro tubivuge birambuye. Ukeneye photoshoot, video z'ubukwe ndetse n'amafoto ajya mu makadre. Waba ufite ibirori bitandukanye, baby shower, bride shower ndetse na save the date. Waba ukeneye sonorisation ndetse n'ibikoresho byose bijyanye n'ubukwe. Ngwino mu Karabo Studio tubigufashemo. Dukorera ikarenge ahateganya na banka ya Beka. Uzabwirwa n'icyapa kimanitse hejuru handitseho Akarabo Studio cyangwa se ukaduhamagara kuri telefone igendanwa ariyo 0788 975 Amazina ya nyakuri bamwita Mugisha Fred Robinson, uzwi cyane ku izina rya Element L. Yavukiye mu karere ka Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda ku itariki 26 Nyakanga mu 2000. Ni imfura mu muryango w'abana bane, akaba yarize muri College Saint Marie Kibuye. Yatangiye umuziki ari umuririmbyi ariko aza gusanga imbaraga ze ziri mu gukora indirimbo ari byo bita production. Uyu arangwa na jingo y'aba producer yihariye ivuga ngo iyi uyumva mu ntangiriro y'indirimbo cyase mu mpera z'indirimbo nyinshi zigezweho. Dore ibikorwa Element yagiye akora kandi birenze. Element L numwe mu baproducer bakunzwe cyane, bagiye bakora indirimbo nyinshi zagiye zikundwa cyane mu Rwanda. Yakoreye abahanzi bazwi cyane harimo Bruce Melody, The Ben, Davis D, Yampano, Marina n'abandi batandukanye. Dore zimwe mu ndirimbo Element yagiye akora zigasohokamo jingo ye harimo Hands Up ya Bruce Melody, Micro ya Davis, Ku mutima ya Uncle Austin, Care ya Emi, Kola ya The Ben, Samoya ya Bruce Melody n'izindi. Yagize uruhare mu guteza imbere injyana ya Afro Gako inavanzemo Afrobeat na Pop, bikaba bigize umwimerere mushya w'umuziki nyarwanda. Reka tuvuge kuri lebo abarizwamo n'ibikorwa bye byigenga. Mu kwezi kwa Mutarama mu mwaka w'ibihumbi 2023 nibwo yasinye amasezerano n'inzu itunganya umuziki mu Rwanda ya 155 AM ibarizwamo abahanzi nka Bruce Melody, Kenny Soul n'abandi. Nyuma yaje gushyira hanze indirimbo yise Tombe abinyujije mu bikorwa bye bwite LS Fair. Ibi byateye abantu kwibaza niba yaba yaravuye muri 155 AM, ariko ubuyobozi bw'iyo lebo bwasobanuye ko Element agikora nka producer wa 155 AM ariko afite ubwisanzure bwo gukora indirimbo ye bwite nk'umuhanzi wigenga. Element nawe wavuze ko atigeze asinya nk'umuhanzi muri 155 AM ahubwo yasinye kubakorera indirimbo. Reka turebe uruhare Element yagize mu muziki nyarwanda. Element L afite uruhare runini mu guhindura imiterere y'umuziki nyarwanda mu buryo bukurikira. Yazanye umwimerere w'amajwi yihariye n'uburyo akoramo beat ze burihariye. Yafashije abahanzi benshi kumvikana neza, yaba abashya n'abafite amazina akomeye, kuko uburyo akoramo beat ayigira ku rwego mpuzamahanga. Yateje imbere Afro Gako, injyana nshya yihariye mu Rwanda ivanze n'umuco igahuza na vibe za kiragihe. Element L yerekanye ko kuba producer atari ugufatanya amajwi gusa, ahubwo ari ubugeni, ubwitange no gushaka gusigasira umurage mu muziki w'igihugu. Turabashimiye mwebwe twabanye muri kino kiganiro. Njye wagezaga ikiganiro ndi Elcris umukozi. Mwibuke gukanda share ndetse na comment.